byakubayeho kuri mwiza oya ya biraho ninjye ubikubwiye bwa mbere se ko ndi mwiza oya niyo mpamvu twitabiriye n'amarushanwa y'ubwiza ikamba mfite n'ubundi ni ibijyanye n'ubukerarugendo kuko ikamba mfite ni Miss Tourism so kandi rero Miss Tourism niryo bizamfasha kwerekana ibyiza bitatse u Rwanda so icya mbere nsabye nyine abanyarwanda muri rusange ni ugukunda ubukerarugendo bw'igihugu cyacu. reka twajya tubifuriza umunsi mwiza umunsi w'amafaranga umunsi w'ibyishimo n'umunsi w'amahoro kandi ariko kandi tubabwira ngo turi kumwe Nyampinga hano meze neza ndakomeye urasa neza cyane urakoze urasa neza makuru urakoze cyane turashimye ariko nawe ubyiziho ubyiziho kuri mwiza oya ya biraho ninjye ubikubwiye bwa mbere se ko ndi mwiza oya niyo mpamvu twitabiriye n'amarushanwa y'ubwiza yes hanyuma turi kumwe na Nyampinga ugiye kwitabira uyu munsi ugiye guhagarara u Rwanda ugiye kujya mu Bushinwa ugiye guhangana n'abakobwa b'isi yose witeguye gute rero aho ngaho niteguye neza ibyo basa byose ndabyujuje ntabwo ufite urumva ntabwo ese umunsi bavuga ngo bagiye gutoranya ubungubu umukobwa ugiye guhagararira abakobwa mu Rwanda uzagenda uhagararira u Rwanda umvaga muri bumeze gute umva ubyakira ko ushobora kuzaba umukobwa uhagararira abanyarwanda kuko twari benshi nari mfite icyizere ku giti cyanjye ariko wareba abakobwa ari imbere bakumva nyine ubwoba burakwishe ntabwo ugira ubwoba ariko nyine iyo ikintu ari icyawe kiba iki kintu ubonaga bakurusha byibuze ukavuga cyaguteraga ubwoba nta birenze twarushanaga kuko twese twari twujuje ibisabwa byo guhagararira u Rwanda wabonaga mwese murunganya yego niyo rero twagiriwe amahirwe tukaserukira u Rwanda hanyuma bagiye guha umwitero idarapo ry'u Rwanda ugiye kuritwara uwo muzigo urumva uzawushobora mu Bushinwa cyane kwerekana igihugu cyacu nk'umunyarwandakazi yego ariko akanyamuneza ni kose cyane ko ni ishema cyane guhagararira igihugu cyawe kuko ntabwo aba ari ikigo cyangwa urusengero ugiye guhagararira ni igihugu so rero bari ishema cyane n'ibyishimo ku muryango n'igihugu cyose iki kintu umva kizakugora cyane uhanganye n'abariya bari baturutse ku isi yose cyangwa ni ikihe gihugu kiguteye ubwoba n'ubwo uti iki gihugu mbona kinkanze njye nta gihugu kinkanze kuko bamwe twamaze kumenyana bitewe n'ukuntu nyine tugenda badushyira kuri platforms twagiye tumenyana so rero ndumva nta birenze wumva ntabwo ufite oya ntabwo hanyuma hari Burayi urebye uburyo babo bitegura bambara amabikini bakajya mu mapisine n'ibiki byose kandi uretse ko muco wacu batabitwemerera uzabishobora cyambere ni irushanwa so irushanwa kandi bisaba amanota kugira uzane n'iryo kamba ryo hanze hari ibyo navuga wirengagiza kandi ndumva ntabwo ari umuco kuba wangije ubu no gushaka pisine mu Rwanda ugatanya kubyitoza ahubwo bagira bazifungura reka utangiye tubyitoze kuko ushobora kugera ukabona birakugoye dushobora kuroha amatwi tubegereye ikivu ariko wumva nyine byanze bikunze wumva waramaze kubyakira ko uzabikora nta kintu ntabwo wabiguteye oya ni ibintu umuntu agomba gukora kuko ni ibintu nyine ni irushanwa kandi ni ibintu biba biri mu irushanwa so ugomba kubikora ntabwo ari ibintu byo kuba uzabyakira cyangwa ni ngombwa yuko ugikora hanyuma mu cyizere wari wifitiye bwa mbere mujya gutoranwa mu Rwanda uyu munsi none nicyo cyizere ufite ugiye guhangana n'isi urumva bwa mbere twavugaga biri mu Rwanda ariko ubu ngubu nyine icyizere kiriyongera kuko ugiye guhatanira cyane cyo kuko ni ikintu ni etape yindi ugezeho
uvuye ku gihugu cyawe ugiye noneho ku isi yose kandi numva icyizere kiriyongera. ni iki kintu umva bigiye kukongera muri CV yawe? CV yanjye ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo hari umuntu yaranze imbere ntaraba Miss bitandukanye n'uko mbona ubu ngubu, so bizanatandukana n'uko azambona nahagariye igihugu. Amafaranga agiye kwiyongera mbese byose ubu? Yego byose. ubu hari ubuzima uyu munsi n'ugiye gutandukana? hari ubuzima bugiye guhinduka bitewe. hanyuma uyu munsi wagiye kutubwira n'amazina yawe? amazina yanjye nitwa Rutayisire Mutesi Cynthia. Rutayisire Mutesi Cynthia. Sorry. hanyuma uyu munsi wa none nk'umuntu ugiye guhagarara abanyarwanda, iki kintu mu by'ukuri wumva uvuga uti iki kintu ngikeneyemo ngomba ubufasha nkeneye mu banyarwanda mu buri? ubufasha nkeneye bwa mbere ni ugukunda ubukerarugendo bw'igihugu cyacu, kuko ikamba mfite n'ubundi ni ibijyanye n'ubukerarugendo, kuko ikamba mfite ni Miss Tourism. So kandi rero Miss Tourism niryo bizamfasha kwerekana ibyiza bitatse u Rwanda. So icya mbere nsabye nyine abanyarwanda muri rusange ni ugukunda ubukerarugendo bw'igihugu cyacu. ikindi ntufashe nyine bw'amasengesho, niba haba hari indi uko umuntu yamfasha tuzabamenyesha. Iki gihe gusa n'itangazamakuru itangazamakuru nicyo nisaba, ndayisaba inkunga yanyu. inkunga nsaba nuko ni ukudufasha kwamamaza, kuko irushanwa nubwo bwa mbere rije mu Rwanda ariko mu bindi bihugu rirakora. So ni ukugira gushishikariza abakobwa cyane kuryitabira, kuko ni irushanwa ryiza kandi ritinyura. icyo nabasaba just kudufasha kurimenyekanisha. ariko mu by'ukuri wenda tuvuge uyu munsi wa none uragiye tugize amahirwe, uyu munsi umukobwa wacu aratowe. iki kintu umva uzakorera umukobwa uvuga uti kino kintu umukobwa yarabangamiwe cyangwa se cyari kinabona gakimbangamiye kuba ari n'abategarugori ndaje ngikuye kuri iki? ikintu kinavuga n'ubwo kimbangamiye ni ukubera ko tutaritinyuka twese, abakobwa turitinya. abagabo mubona twe twarasaze ntabwo bivuze ibyo ntabwo bivuze ku bakobwa. So icyo nyine nsaba cyangwa cyamfasha gukorwa ni ukwitinyuka, cyane cyane mu bijyanye n'amarushanwa y'ubwiza. abakobwa turitinya mu marushanwa y'ubwiza, cyane cyane ari international. turakitinye cyane. ese ni kuki utari waritabiriye kuba nyampinga w'u Rwanda uyu munsi ukabuje kwitabira ugiye kuba nyampinga w'isi? ikibazo nicyo gihe cyanjye niko nagisubiza. nicyo gihe cyanjye cyo kuba ngo nitabire irushanwa ry'ubwiza. ibi bintu warigeze byibuze ubirota mu buzima ukavuga uti umunsi umwe nzabyuka wenda nisange nabaye icyamamare nk'uko njya kuri icyamamare, kuko ngubu uri kujya mu rwego rw'ibyamamare ku isi? ntabwo nigeze mbitekereza ko kuba icyamamare, ariko numvaga ko ari indi nzira bizacamo umuntu amenyekane. atari kubangwa ni Miss n'iki. uyu munsi umubyeyi wakubyaye aterwa ishema n'iki? atewe ishema nuko nyine ndi umukobwa we, ikindi nyine igihugu agarura igihugu. nicyo kintu nzi kimutera ishema. iki kizamutera ishema mu buzima ko byibuze yabyaye umukobwa ugiye guhagararira u Rwanda ku isi yose? azaterwa n'ibindi, ariko nyine icyo ngicyo nicyo nzi muri kano kanya. buri gihe nzi ko yishimiye intsinzi yanjye. buri gihe arishima intsinzi yanjye, ariko iyo iramushimisha cyane. yabarigeze ari gukangurira byibuze cyane. narabikunda, bose barabikunda, baranabyifuzaga ko najya muri Miss Rwanda, ariko ntibyigeze bikunda. byabaye gutya. noneho duha ubutumwa, turimo tugana ku musozo, duha ubutumwa turubwira abanyarwanda. uyu munsi Mutesi agiye kugira gutya atanga ubutumwa tubwira ati ngiwe umunsi muzambona ngiye, wenda muzabyumva ngiye, ariko munambone ngarutse. ubutumwa wenda nzaba njyanye n'ubu, ubwo nzagarukana, nizera nzagarukana n'ubu.
ubutumwa bwa mbere nk'abanyarwanda ni uko kugaragaza igihugu cyacu mu mahanga cyane cyane ku bijyanye n'ubukerarugendo kuko niryo kama ngiye guhatanira hariya. Ikindi ni ubusabe bw'amasengesho, ibindi bazagenda babimenya buhoro buhoro. Abanyarwanda ukire amavi yacu tugusengera cyane. Hanyuma mu yindi mikino usanga akenshi tuyaturira ko akenshi mu yindi mikino bitagenda neza. Ese ubundi ukunda iyo mikino? Hari imikino myinshi, hari umukino wo koga, hari umukino wo kwiruka, hari umukino wo kurwana, hari umukino ni myinshi, niyo kurya umenya nayibaho. Ukunda uyu mukino? Njye nkunda umukino wa basket. Yego. Ukunda gukina basket? Abakinnyi babiri bo basket uzi ni bande? Mu Rwanda. Uvuge mu Rwanda, uvuge no muri Amerika, ndabizi ko Amerika ntiwayibura. Abo mu Rwanda se, abo mu Rwanda. Abo mu Rwanda ntabwo mbazi ariko nzi ama ekipe amwe n'amwe mu Rwanda, ariko abakinnyi nzi ni bo hanze. Nzi LeBron James, nkamenya na Stephen Curry. Warukwiye kujyanze kwera. Murakoze. Warukwiye kujyanze ni gute utaza abo mu Rwanda basimbwira nk'amakine amakipe nk'abiri yo mu Rwanda uzi? Nzi Patriote na Aperi. Riba Aperi ariko irahari. Yego. Nizo nzi. Niyo ufana mu Rwanda? Mu Rwanda Patriote. Ukaba utazi mu mukino umwe n'umwe? Oya, cyakora ntabwo ndakureba match yo mu Rwanda. Ndakora izo hanze ariko iyo mu Rwanda nayo nayimenyeje ubundi bakina. Ntabwo nari mbazi. Hanyuma wenda uyu munsi none ninde muntu wumvaga mu buzima urebereraho cyangwa uvuga uti uyu muntu byibuze ndamutse mpuye nawe mu buzima ukavuga uti uyu munsi ngiye kuba nyampinga ndamutse mpuye nawe umuntu yambera ibyishimo ni yaba ku isi yaba mu Rwanda simbizi umunyawo mu misi se cyangwa se uya ushaka uvuga uti uyu muntu namurebaga nkamubona kwenda kuri televiziyo nkamubona ku mafoto nkumva nifuza guhura nawe? Ni umumama witwa Joyce, ni umupasiteri witwa Joyce Meyer. Ni umumama nkunda cyane, ndamukunda cyane, muye nawe byari ishema cyane. Oya, muri Amerika. Ariko mu Rwanda nawe njyabona nkunda n'abantu bajyanye n'iby'Imana. Nkunda mu Rwanda witwa Julienne Kabanda. Okay, nagize Kabaganza. Ubwo nanjye bigize amahirwe yo kuhura na Miss, reka tubifurize amahirwe. Kandi muzagende muzane ikamba neza, muzajyane donc ibyo mufuza byose bizababeho. Amen, tubyakiriye. Bizababeho. Hanyuma ikindi kintu wenda uyu munsi wa none navuga nishema ku Rwanda, ariko none kandi biramutse bibaye byiza hari kibazo wazuzanye kubw'Imana tuzabizana. Ariko umunsi uzagaruka wenda niko kabazo kanyuma ngiye gusorezaho, umunsi uzagaruka waba watsinzwe wenda Imana izatufasha utsinde, ariko uramutse utsinzwe ubwo birabaye uratsinzwe, umva uzakora iki mu Rwanda? Hari uburyo babipanzemo, turamutse tugarutse kuko twese ntabwo ariko tuzagenda ngo dutsinde. Ndamutse ngarutse nta kamba, n'ubundi nzakomeza mu bijyanye n'ubukerarugendo. Uzakomeza mu bukerarugendo? Reka tubashimire rero, tubifurize urugendo rwiza kandi Imana izabane namwe. Nk'uko wavuze ngo wemera Imana, Imana nayo n'ubundi nayo gukiza kuri uno mwanya izi impamvu. Murakoze.